ngo haye ikaze kuri The Fixers. Muzi ko tubaha amakuru menshi ajyanye n'ibintu by'ikoranabuhanga, ibintu bya tekinoloji, kandi tubashimira ko mukomeza kudukurikira no kudushyigikira. Turabakunda cyane. Amakuru yose ajyanye n'ikoranabuhanga, niba nawe hari ayo ufite wumva wadusangiza, cyangwa se ibintu byiza wumva twasura tukereka abanyarwanda n'abandi badukurikira, ujye ujya muri comment utubwire uti aka kantu k'ikoranabuhanga muzakavugeho cyangwa se mutubwire. Turi tayari kubera ko ibintu by'ikoranabuhanga turagerageza kubyumva no kubisobanukirwa, kandi turaba expert babyo. Uyu munsi hari ikintu abantu benshi bakunda kutubaza. Abenshi mujya mugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bya Apple. Ubushize nigeze gukora aka video mbabwira ku kintu cy'ukuntu nagiye kugura iPhone ya pirate. Ariko si kuri iPhone gusa, uyu munsi ngiye kubabwira ku mashini za Apple za MacBook. Ubundi hari abantu bajya bakunda kutubaza, ese MacBook mufite ntago ari pirate cyangwa se MacBook za pirate? Ubundi mu by'ukuri pirate za MacBook zibaho? Ibyo nibyo ngiye kubabwiraho gatoya. Ubundi kumenya niba MacBook ari pirate cyangwa se atari pirate, cyangwa se kumenya MacBook zose za pirate, ntago wabishobora cyangwa se ntiwanabivamo. Ahubwo ikintu uba ukeneye kumenya ni ukumenya ibintu bikeya cyangwa se byibanze bikwereka MacBook nyine ko ari original. Hari abadakunda izakoreshejwe, hari abadakunda se wenda akavuga ati bundi nguze pirate. So actually Apple abayigana ntago bijya biborohera gukora MacBook za pirate. Hari imwe nigeze kubona, yego ndabibona ko yari pirate, nibyo yari yanditseho MacBook Air. Urugero nk'iyi mfite, iyi MacBook ni MacBook Air 2020, umwaka wa 2020, akaba ari M1. Gabazi by'ama Mac bahita babyumva. Ifite processor ya M1, ifite RAM ya 8GB, ifite giga 256 za storage. Iyi rero iri authentic cyangwa se iyi ni original. Ni iki rero uzareberaho uvuga uti iyi mashini ya Mac ni original cyane pirate? Iyo rero nari mbabwiyeho nigeze kubona yari Mac, ariko warabibonaga inyuma ukabona nyine ifite ishusho ya Mac, ariko wayifungura ukabona ikimara nyine kwaka, ukabona ntago hajemo logo ya Apple. Ubundi ako kantu kuko yakakazamo logo, igikoresho cyose cya Apple nujya kukigura ku kantu uzakiteho. Igihe yari yajimye ukayatsa, reka wenda bereke wenda abazajya kuzigura cyangwa se n'abazifite musuzume mumenye ese Mac mfite cyangwa se MacBook ngiye kugura ni original cyane pirate. Good. Iyi ngiyi urabona ko nyakije ikimara kwaka ngaka kakarogo. Wenda hari n'izaka ukumva hajemo ya shame cyangwa donc ya sound yo kwaka. Noneho urabona iyi yabanje kwaka hazamo logo itijya kuri Apple cyangwa se kuri username. Hano ushyiramo password ikaka. Yego, ibwo icya mbere wabibonye ko ni logo. Noneho ikindi cya kabiri uzareba rero ko uvuga uti reka ndebe kino Mac original niba ugiye kwigura. Urumva kumenya pirate zose zibaho ntago wabivamo, kubera ko hari n'igihe bashobora kuyikora ko kikazi imeze nkayo, ariko benshi kubera ko no gukora Mac ya pirate nabyo bijya guhenda nko gukora n'ubundi ya original. Niyo mpamvu iza pirate ntago zikunda kubaho, ariko ntibisobanuye ko zidahari. Abashinwa bajya bazikora. Hanyuma ikimara kwaka ujya hano hantu handitse about this Mac. About this Mac ujya hano hari ya logo ya Apple imwe nari nababwiye, ukaza hano hari about this Mac. Hanyuma imaze
kujya kuri about this mark ikikwereka specifications cyangwa se iyo ariyo cyangwa se uko ihagaze, uko yambaye, processor, RAM, ikakwereka n'andi makuru. Urugero iyi babonye MacBook M1 2020 chip Apple M1, memory 8GB, serial number ikazikwereka, macOS irimo harimo yitwa Ventura, ndetse ukanda kuri more informations ikakwereka n'ibindi bitandukanye. Ushobora kugenda ukareba na storage, ukareba niba harimo ama Apple ID, ukareba n'andi makuru menshi agiye atandukanye kuri ino maka uhita uyabona. So icyo ni ikintu cya kabiri. Icya nyuma wareberaho rero ni ukureba ko harimo Mac OS. Urumva Apple ikoze ibikoresho byayo yo ntabwo ijya gushaka OS ku ruhande nkuko wenda ibindi bikoresho biba bimeze. Usanga harimo Windows, harimo urumva Windows, buriya Windows ni ya Microsoft. Noneho ushobora gusanga HP uruganda ariko rukaba rwarakoresheje operating system y'ahandi, bakagenda bagafata Windows ya Microsoft bakazishyira muri HP, bagafata n'izindi OS, ariko nta handi wasanga Mac OS. Ubwo rero ikikubwira ko harimo Mac OS ni nka bimwe nababwiye byo muri iPhone. Uhita ugenda ugashaka ahantu hari Apple ID. Apple ID ukareba ko iyo future irimo. So ndi kubibona ko hano ihita ikwereka ngo sign in, igahita ikubwira ngo you are Apple ID. Iyo ntayihari urayicreatinga nkuko wenda bakoresha iPhone bajya babigenza, cyase yaba inahari ugahita usainingamo in. Iyo wamaze gusainingamo in, ubwo ikiba gikurikiyeho nuko wajya muri Apple Store ugapurchasinga cyangwa se ukagura ama application cyangwa ukanayafata ari free agiye atandukanye. Ubwo ibyo nyine iyo ubikoze ukabona birakunze, ubwo wanashyiramo Apple ID ukabona ntago hari kuzamo iz'abandi cyangwa ukabona ngo ntago biri gukunda, icyo ni ikintu wavuga uti nguze MacBook iri authentic cyangwa se iri original. So twizere ko rero ibyo bintu bitatu tubabwiye biri bubafashe mukajya mumenya nyine ibikoresho mutunze cyangwa se mugatunga ibikoresho byujuje ubuziranenge. Ubwo mu tuntu dutatu, cya mbere ni yaka, ujye ureba ko iraka ese logo ya Apple izemo. Igihe cyose Apple itarahagarika iyo future yuko niba igikoresho cyayo cyatse hari buzemo nyine logo, ubwo nyine jya umenya yuko icyo ari kimwe mu biranga ko ari original. Cya kabiri, jya kuri about this Mac, hejuru ahantu hari Apple logo urebe niba iri bukwereke ibiyiranga, uko yambaye n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma icyanyuma uzarebe ko harimo Apple ID. Mwakoze cyane, naho mu bindi biganiro bitaha turi kumwe. Twe turi The Fixers. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix and Royal Roots maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose waba ukeneye. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix and Royal Roots tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronic ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tugufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. iFix and Royal Roots, ku bindi bisobanuro duhamagara kuri izo telefone.